igisubizo cya nyacyo cyo cyabazaga ngo agategaso. Igisubizo cya nyacyo kajombye so nyine. Pasiparume papa wawe nyine anyuramo yanyuramo ukamutega mwana we manzi tumuha amashyiryoza. birambabaje. Tundi kubasuhuza ni wa mwanya wacu wo kubaza ibibazo mu Kinyarwanda. Ikibazo cya mbere mbafitiye, iyo bavuze ngo aka gategaso bavuze ngo iki? Aka gategaso. ntabwo twumvisha. Aka gategaso. ndi kumva ari agati kasi. Mukomeze mudusubiza. aka gategaso agatebe kaso ndumva ariko bisobanuye agatebe kaso. ndi kumva nta kantu gateze papa wawe nyine ari mu nzira. ye numva ari nk'umucaca uba uri muri pasiparume papa wawe nyine anyuramo yanyuramo ukamutega mwana we mbabwira ngewe ikintu numva aka gategaso. Aka gategaso agategaso ngende kumva ari nk'agatebe wenda papa wawe yicaraho wenda ari nko mu cyumba ari ahantu mu cyumba nyine ndi kubyumva nkaho nyine ari agatebe wenda papa wawe yicaraho mu cyumba k'ibanga. Wose uri kubyumva ya gategaso ndi kumva ari akantu papa wahora agwamo nyine. Mwinseka nyine iyo nawe urabyumva. Okay. Sema mwazimuna kamedit. Kanombera. Okay. Aje nekere kandi mba ndayajyanya amashi. Nge ndi kumva ari nk'ingorane runaka papa wahura nazo nabashe kuzikuramo. Ikintu nyine uyo kuvuga ikintu cyaguteze nyine ni ikintu kivugora mu buzima kigutega muri munsi nyine mu byucamo yana ukambyumva urabihakanye. Vuga icyaza numva vuga icyaza kuri kw'Imana turabihakanye. ndumva ari akantu kasize se. wabyishe reka mukosore pakosore yaka gatekaso ndikumva ari nyine nk'akantu ka ndikumva ari akantu kataye so nyine kataye so. urabeshya wabaye. njye uko ndi kubyumva agategaso ndikumva ari agati kaso. ni agati kaso nyamara. agategaso njye ndimo ndumva ari agati kajombye so nyine. igisubizo nyine muri koma ndikumva nyine gisa nk'ibyo ndi kubabwira ko ntabwo mwumvisha ikibazo neza. Ikibazo kiri kugira kiti agategaso, ntabwo navuze akatekaso. agategaso Agatega ikintu kigutega agategaso. agategaso ndikumva ari ikintu nyine cyateze so wawe cyamunaniye mbega umva ku buryo no kukivanamo byamunaniye wimangiza. Reka tudatubwiye tuzagira ibitekerezo umva iwe ndamwiza yatagikora. Agategaso ndumva ari nk'ikintu papa wakunda gukora cyane ariko akagera ku kintu kimwe gusa kimugora kigakunda kumunanira ibindi byose akabishobora ariko ikindi kikamunanira. Ninde unyomoza? Ntabwo ukumva ko turi kujya mu nzira imwe manzi natubwiye. murakoze ngende kumva ari agati baba barahaye papa wawe bakaba bakita agategaso. Ariko yavuze gutega nawe yavuze agati. Hari ikintu muri kwitiranya. Ninde ndo wagiye utubwira? ndi kumva ari agatebe kaso. None se
Genda ukumva ari nk'agati k'umukindo katega nka papa wawe. Abarayirashe. Ibaze ko atumye mitawashi. Yewe ko mbyumva agatega so. Ni agatera so. Cyamaye. Ni agateka so pe. Agateka so. Agatera so nyine nka kwa kundi so wawe. Akantu karaje kamwidumbaritseho kashikamutera arahirimye avuze gutega ni wavuze gutera kirafashe utabara mwari iki mumenye ko ngiye kukivuga iko babwira ngiye mari ibintu navuze ngenda ndacyabigumyeho ngenda bizi ko nagikoze ni ikintu kigora papa wawe mu buzima bwe bwa buri munsi kikajya kimutega kigatuma atagira ku byo yifuza kugeraho ninde unyamoza ahubwo ndikumva nako yaba ari ko mishweri karabaye wayirashe kabaye mishweri banyita misheri ntabwo banyita mishweri Fiona buriya ari kugenda asanisha n'igisubizo buriya reka nkwereke nta kibazo ntabwo nyikunyomoje ahubwo uri kukivuga wenda kukigeraho nuko utarakigeraho neza wowe ukizi tubwire nabeshya n'ibibazo mwa bantu mw'abaturarwanda munyumvire uyu mwana agatega so man yega agatega so ase ndakimenye ubundi iryo jambo ribaho tubwire baho mu kinyarwanda urabizi ko bivuga nk'ubizi reka mbabwire agatega so nyine ngenda ukumva ari ikintu gitega so wawe mu buzima bwa buri munsi ariko cyaranze kumuva kimeze nka karandi bundi Eric urabyumva Eric Jewe numva ko agatega so ni akantu kateze so katateze nyoko. Eric niwe wanjye arabihuye icyo nababwiye ni agatega so ndi kumva nk'uko Fiona yabivuze agatega so ni ikintu gitega papa wawe ibindi byose papa nyine akabigeraho ariko icyo kintu kumuva ngo kimutega ni nk'amezi 3 ndi kumva ari nk'agatebe gatega so igisubizo sindakivaho yewe ndi kumva ari nk'ibuye ryateze papa wawe cyatunaniye ushatse watubwira igisubizo pe cyatunaniye pe agatega so menya ari akateze so ariko katateze nyoko mureke mbabwire ntago cyatunaniye ko njye ndizeye ntagikoze ahubwo murabonkumera amasigari cyane rwose igisubizo cyanjye umva ni icyanjye nanjye icyo navuze ndakigumaho murakibuka se ni ikintu n'ibintu papa wahora abikora ariko afite ikintu kimwe kimugora urugero papa wakora ibintu byinshi neza ariko agera ku nzoga akazinywa zaramugoye kuzivaho ubwo ni ikintu kimutega kimwe ubwo rero agatega ni akantu kamutega wenda iyo nzoga nimutega muri iyo minsi ariko ibindi byose abikora neza ubwo inzoga nimutega ubwo papa nawe ushatse kuvuga ko inzoka zamunaniye murakoze ku bisubizo byanyu igisubizo cya nyacyo cyabazaga ngo agatega igisubizo cya nyacyo ni agacaca umuntu wabikoze mu muhamashyi manzi tumuha amashyi byoza birambabaje
mwiriwe neza cyangwa se mwaramutse bitewe n'aho muri. Turi God Given Dancer. Rero nk'abafana bacu ndetse nk'abakunzi bacu turashaka kubasaba ubufasha, harimo comment, like, subscribe, share and everything. Wadusanga kuri TikTok, YouTube ndetse cyane cyane ukareba kuri TV yitwa Nziza TV show cyangwa se Zose TV, mukadukurikirana mukaduflowinga. Nari nibagiye ikintu cy'ingenzi nashaka kubabwira. Dufite movie cyangwa se film nyarwanda ariko ya high school. Turabinginze rero muzayikurikirane muyikunde ndetse mukomeza natwe kudukunda kuko natwe tubakunda. God Given Dancer, we are here to win. God Given Dancer, we are here to win. Bye. Nziza TV show.